Yesu ashimwe bene data bakundwa inshuti z'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Iki gitondo tugiriwe ubuntu n'Imana ko idutije andi mahirwe yo kubona umucyo wayo. Mureke dufatanye turebe ijambo ry'Imana rikwiriye kutuyobora. Tugiye kureba ijambo ry'Imana rikwiriye kutuyobora muri no minsi, kuri uno munsi dutangiye, muri iki cyumweru dutangiye. Iri jambo ry'Imana bene data munyemerere turiho agaciro cyane, ariko reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko udukunda, turagushimiye kuri Imana yacu. Haleluya! Icyubahiro n'ikibi cyawe. Twongeye kubona ubwiza bwawe Mana, twongeye kubona imbaraga zawe, twongeye kubona ukuboko kwawe. Izina ryawe nirishimwe. None Uwiteka, muri iki gitondo dufashe akanya Mwami, tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemerera iri jambo Mwami turyumve, turyumvire, rikomange mu mitima yacu, rimenagure rwose, risenye ibihome bya Satani, ryubake ibizima mu izina rya Yesu. Umuntu wese uzaryumva Mwami Imana azahindurwe naryo. Turagushimiye yuko dukunda, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen. Bene data, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa 12. Turihuta ariko turarivugaho akanya gatoya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abatambyi bafata Petero na Yohana. Murongo wa mbere, bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata, maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati, barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Uyu murongo tuwusubiremo. Babata hagati, barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Murongo wa 8, nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haleluya, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Uyu murongo tuwusubiremo. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ariko ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Murongo wa 11, Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Murongo wa 12, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Twese tuvuge cyane ngo amen. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Yesu ajya gusubira mu ijuru, yabwiye abigishwa, arababwira ngo ngiye kwa Data, ariko ngiye kubategurira aho muzaba. Yesu aranje aravuga ati, nubwo ngiye, ntabwo ngiye kubasiga mwenyine,
kuko ndabizi neza yuko iyi nzira mugiye gucamo igoye, iruhije, irimwo amabuye, irimwo ibigusha, irimwo ibinaniza, irimwo uburwayi, irimwo intambara, haleluya, irimwo byose bibuza umugenzi kujya mu rurembo rwo mu ijuru. Arangije arababwira ati, rero kubw'iyo mpamvu nzaboherereza umufasha, umwuka w'isezerano, azabana namwe, azenda ku bya data, narangiza bibahe, azabaha ubutware, azabashoboza gukora ibikomeye, azabaha imbaraga zo gukiza, Yesu ashimwe, azabaha imbaraga zo guhamya aho muzaba musumirijwe n'amaboko akomeye. Uyu mwuka wera azabaha imbaraga zo guhamya. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo rikomeye cyane. Iki cyari igihe uwo witwa Petero ndetse n'uwitwa Yohana bari bamaze gukorerwamo n'izi mbaraga zikomeye, n'uno mwuka wera Imana yari yarabasezeranije. Haleluya. Uyu mwuka wera yabahaye ubutware, abaha guhamya, abaha gukora ibitangaza. Nicyo cyatumye izi mbaraga zakoreraga muri bo zibaha ubushobozi bwo kuzura kiriya kirema cyari kiri iruhande rw'urusengero. Imana ishimwe. Hanyuma kubera yuko ibyo dukora, ibyo abantu bakora, abasenga Imana bakora, bitemerwa n'abantu bose, nicyo cyatumye imbaraga zabo zasuzuguwe n'abakuru, abatambyi, abafite ubushobozi. Barangije baza kwibaza impamvu ibatera gukora ibyo ngibyo. Umurongo wa karindwi wavuze ngo, babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Haleluya. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, agira kuhamya kubera wa mwuka wera Imana yari yarabasezeranije. Babwira ngo, ndagiye kwa data, ariko nubwo ngiye ntabwo mbasize mwenyine, nzaboherereza umufasha, umwuka w'isezerano. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imbaraga, tugiye kureba imbaraga aho zibonerwa, ubutware bukiza aho bubonerwa. Haleluya. Ni hehe duhererwa umwuka w'isezerano? Ninde ubashoboza? Ninde wabashoboje gukora ibi ngibi? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Dusome umurongo wa 10. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye, Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Imana ihabwa icyubahiro. Iri zina rya Yesu rero niryo ngambiriye kukubwira muri iki gitondo, mwene data uri kunkurikirana. Izina rifite imbaraga, izina rifite ubutware, izina rifite ubushobozi, izina rikiza, izina haleluya, izina rifite imbaraga. Imana ishimwe. Iri zina niryo nje kukumenyesha, kugira ngo iri zina uritunge, iri zina uriha agaciro. Iri zina ryatumye iki kirema gihaguruka. Haleluya, haleluya. Iri zina ryatumye Petero na Yohana bagira guhamya kubw'umwuka wera w'isezerano wari uri hagati muri bo. Iri zina ryasuzuguwe rikangwa n'abantu. Iri zina abantu batesheje agaciro. Iri zina Yesu niryo nje kukubwira, niryo ndi kukubwira muri iki gitondo. Iri zina Yesu uri agaciro, mwene data. Ryemerere rigendane nawe, ryemerere riture muri wowe. Nibwo uzabasha gukira, nibwo uzabasha gukizwa, nibwo uzabona agakiza. Kuko mu isi yose
nta handi ushobora kubonera izina rishobora kugukiza, haba amazina y'abakomeye, abatware n'abafite ubushobozi, abami n'abaperezida, mu isi yose ntaho ushobora kubona izina rishobora kugukiza uretse izina rya Yesu, izina ryasuzuguwe. Umurongo wa 11 uravuze ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza ifuruka. Ni izina ritemerwa n'abakomeye, ni izina abafite ubushobozi basuzugura, ni izina abantu badaha agaciro. Ariko wowe mwene data uri kunyumva, ndakwinginze, ndagusabye kugira ngo iri zina uriha agaciro, uryituzemo, uryemerere, ribe muri wowe, riture muri wowe, kuko niryaba muri wowe nibwo uzabasha guhamya, nibwo uzabasha kugenda ufite amahoro, kuko ni izina rifite imbaraga, ni izina ritanga ibyiringiro by'ubuzima, ni izina ritanga kunesha, izina ritanga ibyishimo, izina rikura mu mubabaro. Ndavuga izina rya Yesu, niryo nje kukumenyesha. Haleluya. Sise kontesha ya zinisialabo. Ndakumenyesha izina rya Yesu mwene data. Iri zina ryemerera uyu munsi wa none rigendane nawe. Umurongo wa 12 uravuze ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo ko kari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Mwene data, iri zina urarikeneye kugira ngo rikubohore. Iri zina urarikeneye kugira ngo rikubohore, rigukure mu butware bw'umwijima, rigukure mu mwijima, rigukure ku ngoyi z'umwanzi, rigushyire mu butware bw'umwami Imana, bw'umwami Yesu, rikuzamure, rikwicazanye n'abakomeye b'umwami Imana, abemerewe kuzajya mu rurembo Siyoni, nta handi bafite kuzanyura. Yesu uyu nguyu nyir'iri zina tuvuga, igihe cyarageze aravuga ngo mw'isi nijye nzira, ukuri ndetse n'ubugingo, ntawe ubasha kujya kwa Data atanyuzeho. Iri zina rirakomeye bene data, iri zina rirakomeye. Ni izina rikiza, ni izina rifite ubutware, ni izina rishobora byose. Byikomezeho, gendana naryo. Urakoze kuryumva, urakoze kumva rino jambo. Nurangiza urimenyeshe n'abandi maze babashe kumenya rino zina. Ndakwinginze ubashe kuribona kuri rino shene ya Joy Gospel Praise TV, ubashe kuriha agaciro, nibiba byiza urisangize n'abandi kugira ngo babashe kumenya rino zina. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, Imana itwitayeho, Imana ituzi, wowe watumenya amazina. Haleluya, ukatwitaho, ukaturengera. Komeza ubane natwe, turagushimiye ku bwa rino zina utumenyesheje. Iri zina Mana, reka turiha agaciro maze tugendane naryo. Si ekonta ya shayazi evoleasta nekuta ya shayazi ebona. Uwiteka we, iri zina nyemerera umuntu wese ubashije kumva iri jambo umushoboze guha agaciro izina rya Yesu. Gendana natwe ibihe byose, ni mu izina ryawe ryera. Amen.